twongeye kugaruka tubasuhuza mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'inkiko z'u Rwanda, ndavuga abari ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye. Mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi turagaruka twibaza ngo ese muri sosiyete nyarwanda umuco urakura, ubuzima bugenda burushaho guhenda, ariko hari ibyo tugenda tubona bisa nko kubangama, cyangwa tugenda twibaza umunsi ku wundi twivuga ngo ese ibi bintu birakwiye? Ese ko kera abantu bubahaga abandi, ubu ngubu bubahana gute? Si ukubaha kuba waca ku muntu ukamusuhuza, ahubwo tugiye kubirebera mu yindi angere cyangwa mu bundi buryo buvuga ngo akenshi uko iterambere rigenda riza niko n'ibintu bimwe na bimwe bigenda biza. Turaza kugenda tubiganiraho n'umutumirwa wacu. Reka tumuhe ikaze, tuvuge ngo karibu, wongere utuganirire, ariko mbere yo kutuganirira urongera twibwire, twongere tukumenye, nubwo abakunzi bacu bazagenda barushaho kugenda bagukurikira umunsi ku wundi. Murakoze cyane, nitwa Winnie Bampire. Winnie Bampire, twongeye kumuha ikaze. Ukomeze kugubwa neza cyane. Turimo turibaza ikintu kivuga ngo ubwubahane n'umuco hano mu Rwanda, wowe ububona gute? Reka tubirebere mu yindi shusho ivuga ngo ese kuri iki gihe kubaha umuntu umwubahiye gahunda. Hari igihe uhana n'umuntu gahunda ukamara iminota 30, ukamara isaha utegereje umuntu. Uwo muntu yanagukominitse ngo akubwire ngo byibuza ndatindaho. Uwo muntu ntiyanateganyije ko mu nzira ahora ashobora guhura na ambutiyaje, ahubwo yibereye mu bye, nawe uri mu bindi. Umuntu agize igitekerezo cyo kuvuga ngo arashaka kugusura, ntabikubwiye ugiye kubona umuntu ubona kwituyeho, ntazi nimba uhari cyangwa udanahari. Birashoboka ko ushobora no kuba wagiye n'umuryango wawe mudahari akaza. Ese wowe urabyumva ute? Rero uko mbyumva, numva ko kuri iki gihe hariho twagize amahirwe tubona amatelefone. Umuntu akwiye kumbwira mbere y'uko aza, cyangwa twahana gahunda akamfasha akayubahiriza. Uwo kunyicira gahunda unyiciye indi mirimo. Ubwo twahanye gahunda yo guhura kwa Rubangura saa 7, uwongezeho saa 10. Kandi muri ayo masaha abiri, saa 8, saa 9, hari akandi kazi nakabaye nkora, kuko uyu munsi igihe kirahenze kuruta, kuko kirahenze cyane. Kuko ya masaha wenda abiri nakabaye mvuye i Rwamagana, kuko kuva hano ugera i Rwamagana iminota 50. Nakabaye mvuyeyo niba ari ibitoki byanjye bizanye, niba ari ibigori bizanye, ariko wowe nicaye kwa Rubangura mubinjirije amasaha abiri. Nigeze umbwira yuko wowe ikibazo runaka, ntiwigeze umbwira yuko wahuye na ambutiyaje, cyangwa se wagize na accident, nabyo ntiwabimbwira. Birashoboka ko byabaho mu gihe umuntu ari mu rugendo, wabimbwiye. Cyangwa wenda wagize accident, wenda hari n'undi wahamagara, wenda bwo ariko twavuganye, ariko mu gihe utambwiye birakwiye kunciriye. Birakwiye ko umuntu amenyesha umuntu ugiye guhura ikibazo icyo ari cyo cyose, cyangwa igihe ari mu rugerero by'ukuri ahamanya n'umutima wawe ko izo saha ari bwo yamugeze. Ese usanga abazungu ushobora kuba muri kumwe akavuga ngo wenda mugane igihe akahita avuga ngo African time. Ese icyo kintu twemere duheranwe n'icyo kintu kivuga ngo abanyafrika, abanyarwanda ntituzi kubaha igihe, ntituzi agaciro k'igihe? Ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye ko twakomeza ku muco wo kwica igihe. Oya, dukwiye kubaha igihe, kubera ko uyu munsi umuzungu niwe wavuze ngo ayizi mani. Money is life. Life is food. Icyo gihe rero uratuma mbura food, mbura mane, ibintu byose murabimbuza mwikora ko wishe yakaye. Ibyiza rero biba byiza yuko muri igihe runaka uri wumve yuko urimo wangiza.
ariko se kera ukanyuba yego wo kunyicaza ahantu ukundesha agaciro ko ntabwo rwego mpagaze ku rubaraza rw'umuntu runaka cyangwa wenda wagiye ahantu urimo urafata n'ikintu kandi utari wagiteganyije kugifata rero yuko umuntu akora ibintu ahagaze kera wasangaga umuntu ava ibunaka akajya ibunaka nta telefone zabagaho ariko bakabaho mu buryo bw'ubunyangamugayo, reka mbivuge gutyo. Ubu ngubu ubona habura iki? Ese ni kwa kundi kutubaha igihe cyangwa n'ubwo bunyangamugayo mu bantu bugenda bucika? Ubunyangamugayo bwarashize ntabwo hashye bwarabuze rero bituma n'abantu batakizera, nta cyizere tukigirirana, ntabwo waza nk'uko kera twagendaga tutavuze tutabwiye aho tugiye kureba. Kera nta tumanaho ryabagaho, nta kumenyesha umuntu ko uzazi we yarabyumvaga kubera ko nta kundi tubigenza, ariko uyu munsi ariko tubigenza. Nakwandikira, naguhamagara, yewe biroroshye ntabwo ari nka kera. Kera ni kera, ariko uyu munsi n'igihe icyo gihe n'ibyo gukora byari bikenewe, ntabwo ari nk'uyu munsi. Uyu munsi ni ukuvuga ngo ushobora gukora imirimo irenze umwe. Ushobora kuba ndi umumotari nijoro nkarara izamu, ariko ntabwo waba wanyirije ku cyapa nkurindiriye cya bisi ngo mbashe kurara izamu kubera yuko aya masaha abiri akaba nyasinzira. Kuri ibitotsi byanjye ngomba kubyubaha, kuko ibyo bitotsi ntabwo ndi bubikorane. Rero abantu bakwiye twibaze ikintu kivuga ngo umuntu avuye ibunaka aje ibunaka, ntiyabwiye umuntu aje kumusura atamuteguje. Ese wowe ubibona gute? Ese ni ngombwa kugira ngo nimba nyogosenge aje kugusura abanza guhamagara kumenyeshe? Ese nimba umwana agiye gusura nyirakuru abanza muhamagara mumenyeshe? Uyu munsi rero na kera ntabwo ari cyo kintu. Kera abantu barezaga, uyu munsi turahaha. Abenshi barahaha, ubanye n'abo mu cyaro bahaha wenda amavuta n'umuceri, ariko twe uyu munsi muri Kigali, ndavuga muri Kigali kuko niho mba, uyu munsi turahaha. Ndahaha bawunga mpahe kandi bafite igihe bizama. Mu gihe rero uje wowe utambwiye muranyicira imibare, yewe muri Kigali tuba mu nzu zidafite ubushobozi burenze, abantu benshi tuba mu bushobozi buringaniye. Hari igihe ushobora kuza ugasanga hari undi wahaje mbere, kandi wowe ntiwambwiye ngo ubwire yuko nta bidakunda, wowe unyituyeho. Icyo gihe nabwo n'umbangamiye, ntabwo urapfa kujya kubangamiranyiriza umuntu waturutse mu cyaro ashe kureba i Kigali. Reka wenda naguhamagare avuge yuko ashaka kuza kugusura, wenda hari undi. Imyumvire yo mu cyaro aravuga ati njye niyo narara ku mashara ntacyo bintwaye, ariko byibuza ndashaka kuza muri vacances i Kigali. N'umwana wenda w'umwe mu muryango wawe arashaka wenda byibuza kureba i Kigali nuko hasa, aje muri vacances i Kigali. Abenshi twavukiye i Kigali, hari igihe nyine wumvaga igihembo baguhemba ari ukujya i Kigali wenda gusura umwe mu muryango we wanyu. Ese uwo mwana uzabwira ati ntago bikunze, uzavuga ko bageze i Kigali barirase bariyemeye, uracyumva uti ko nacyo gishoboka? Kubera ko natekereza ko abantu bo mu cyaro uburyo wumva abantu b'i Kigali bumva ko abenshi muri Kigali bakize, ni nk'uko ushobora kumva ko n'abantu baba muri Amerika bakize kandi hari n'abarara ku muhanda. Icyo kintu se cy'ubwirasi kuko wenda wabujije umuntu, namubwira mu neza, amubwira yuko uyu munsi bidakunda, ikigendo bidakunda, ko ndibaza ko vacances atariyo ya nyuma. Namuha impamvu zimwereka ko azaza muri vacances. Ni urugero rw'umwana natanze, reka dufate mu ishusho y'undi muntu mwenda mukuru ushaka kuza wenda i Kigali kubera ko wenda afite rendez-vous yo kwivuza, bamuhaye rendez-vous yo kwivuza, cyangwa n'indi mpamvu runaka.
azataha ubukwe cyangwa n'indi mpamvu runaka, ese uzamubwira ko impamvu utari bumwakira ari iyihe kandi ari we yumvaga uzamwakira? Waho umuntu unashaka kuza i Kigali ariyo mahirwe agize yo kuza i Kigali kandi ari we mwene wanyu. ashobora kuba adaheruka ava mu nzu y'icyubaka mu nzu ya shambere. Icyo gihe ntabwo n'umuryango wanjye twongeye n'umugabo wanjye ntabwo azamwimukira, ntabwo byakunda mu gihe namubwira yuko ubushobozi ari bwa mbere atagurishije natwe Kigali tujye twaguze umubwire yuko ubushobozi ari bwo mbere atagurishije, amubwira yuko ashobora kwakira abantu iwanjye akaba yagira ate niba aje ashake n'ibihumbi 10 byo kuba yakodesha ako karongi akararamo, niba ari hoteli afite ubushobozi bwa hoteli arahari hoteli kubangamira ibyarire yacu kuko arampahisha icyo kandi nsanzwe namubwiranisha usanga rero atugurisha amafaranga atari ngombwa. Ariko i Kigali ni ukubara ni ukwishyura nta kintu cy'ukuntu tubona iyo bije ko numva ikomeye. Wenda reka twibaze muri iyo bije yo guhaha, wenda iyi nzu ishobora kuba ari imwe ariko si yo guhaha buri kwezi ihora ari imwe, lisite ihora ari imwe. ntabwo iba ari biterwa na none n'ubushobozi kuko abantu benshi ntabwo baba bafite imishahara ihoraho izwi, ntabwo ariko twese dufite imishahara ingana. hari igihe ushobora gukora ikibazo cyane ukereza ntabwo kimwe ibintu kimwe biri inyuma kugira ngo uzahare ukwezi, ariko wowe nuza niba naraguze ibiro 10 by'umuceri ukaza kuhamara icyumweru umwanya cy'ukwezi nihaye, ubwo rero byaba byiza wubashye imibereho yanjye ukamfasha nanjye kuyibamo neza utavangiye. Ko wumva se turimo turasatira bya bihugu byo hanze tujya twumva ko niba umuntu agutumiye mu birori nubwo yaba ari ngiye gushaka nkagutumira urigurira nanjye nigurire kandi nigiye gushaka. None se umuntu aragushaka uriguriye nawe ndiguriye kandi nigiye kubwe ko mushaka sinjye ugufiteho porofise kuba umushaka hari icyo gushakira kameme noneho wigurire nanjye oya nawe wigurire byaba byiza gute se kandi ni ngombwa se ngo mwigumiye twembi turi none se murahurira ahantu runaka muzakenera icyo kurya n'icyo kunywa nyine ndi kukubwira nigiye ugushaka ese urumva ya mafaranga yawe kameme birumvikana. None se oya ntabwo ari ukugira ngo nguhe ruswa wenda ariko ndi kwibaza yego niba uje tuzicara he? Intebe yihese yahehese yo kwande ntushaka ko nza mu rugo iwawe siko bimeze? niyo twahurira muri jaride yahe yo kwande rompuwe se umubyeyi nkawe uzajya kwicara muri rompuwe? Oya ndashaka kuvuga nari ntanze urugero mvuga ngo ese ko numva turimo turasatira biriya bihugu umuntu arimo aragushakaho serivisi runaka wenda hari ibyo agira ngo muganireho uriguriye ya mafaranga yawe wari warateganyije kuyakoresha none urumva atakwiciye imibare ya mibare yawe mu byo wari warateguriye ku kwezi byari birimo aho hantu hari ahantu mushobora kwicara bagasaba ko mwese mukonsoma bikaba ari itegeko. None se iyo myanya mwicayemo barayishyura irishyurwa iyo myanya mwicayemo irishyurwa ngo nuko wenda yavuye mu ntara nuko wari umuturage wo mu cyaro. Ese wa muco ntiwaba urimo uracika? Uracika gusa uzacika kuko aho twerekeza araganisha muri kwikunda ku butaka gukunda abandi kandi si iby'ubu aho tujya se niho heza cyangwa niho habi? niho tugeze nyine urahashima ko ariho heza. none se ahandi ngo ndahafite ujya
hari igihe uvuga ngo nubwo turimo turahajya si heza. Yego. Usigara none se uragendana nande, urasiganwa nande? Iterambere ko ni wowe ku giti cyawe. Yego. Nta wundi muntu musiganwa. Icyo rero ngiye kugira ngo nzigereho bisaba ko ari byo birengagiza rero n'amaboko. Uzabana nande se ko bavuga ngo kubaho ni ukubana? Nimba ubanje kwikuraho mu muryango kandi nawe nyine ushaka ko n'umuntu tubanye kimwe wenda nawe ubyumva nk'uko nanjye ubyumva kandi simpamye yuko abantu banyangira uko bibyumva. Numva yuko ingendo yanjye bakwiye kuyigana mu gihe ushaka ko tubana. Niba undi umuntu wubaha igihe ndi umuntu ushaka ko ugenda ku murongo abantu bakoshye bakagendana ku murongo. Ubwo umwana wawe se ntazajya gusura nyirasenge? Azajya namubwira ko se akeneye nyirasenge? Aramukeneye. Na nyirasenge akeneye umwana. Ariko se nawe namubwira ati nta mwanya afite. Usubutane. Wese umwana azafite abaturutse? Afite abaturutse ariko wenda ntawe si muri Kigali. Oya ariko mu Rwanda kereka niba ari ahandi. Mu Rwanda nta hantu hamwe ushobora kugendera kuva Nyagatare ukagera Rusizi birashoboka, kuva Kirehe ukagera Rusizi birashoboka. Ni urwo rwawe. Kuva wava i Kigali ukagera Rusizi ugasura umuntu ukagaruka. Icyo gihe njyewe ubwanjye nimwohereza. Njyewe ubwanjye. None se aha uvuze hoteli. Hoteli zigiye guhabwa agaciro kurenza ya mibanire y'umuryango. Mu muryango hari igihe uba uciye bugufi wubaha abantu ubakunda ntibabone yuko wabubashye ntibabone yuko wabahaye agaciro ahubwo bakagenda babishyiriye umuntu uko bishatse akabyukaza umuntu uko abitekereje akakubwira ati ndaje kugira nawe uhagararaho ukagira igihe cyawe hari igihe ukagira igihe cyawe n'umuryango wawe hariho abantu baza mu ngo zacu bakatuza igihe cyacu n'imiryango yacu ugasanga wenda niba twari kuganira ari njye n'abana banjye n'umugabo wanjye ntabwo dukunze kubera ko hari n'undi muntu utategereje ugasanga turaba bahuriye n'abantu bari muri hoteli nabo abantu bahuriye ahantu runaka ariko tutabaye nk'umuryango ubwo rero banumva umuntu afite kubwira mugenzi we nzamusura nzamara igihe kinini wenda niba ari iyo matera yindi ya gatatu cyangwa ya kane ukayishaka babanza muri Kigali abantu basanga bagira icyumba cy'abana icyumba cy'umugabo n'umugore bakagira n'icy'umushyitsi kiri reserve banza kitakibaho ngaho twigishwa rero bari miki kubera ko dukeneye kumva iyo mibare n'ubu uteganya ko ishobora kuza none se nta mushyitsi usongera kugira urara yazindutse se agusura agataha no kwikuba mu ngo z'abana ntashaka none se hari umuntu ushaka tuvuga urugero hari umuntu umwana ashobora kuvuga ati ngiye gusura nyogokuru kuba bafite nimba yabaga i Kigali akavuga ati nzajya mu ntara ahantu runaka sure nyogokuru menye nimba ari umuhungu amenye gukama nimba ari umukobwa amenye uko bakukira inka ibintu nk'ibyo ngibyo by'umuco hano muri Kigali urabizi ko nta hantu yabibona none se uwo mwana ko agiye kwa nyirakuru agiye kwikuba iwabo w'abantu anababangamiye umwana wanjye ntazi twivuga umwana wawe ntabwo reka tube turavuga wowe turimo turavuga muri rusange dukwiye ko twigisha abana bacu cyangwa muri gahunda zacu twirinda kujya kuba mu ngo z'abandi ariko no kubyumva niko byumva kandi ntabwo ari ngombwa ngo byumve kimwe n'abandi nabo bafite uko babyumva ariko numva byiza bakabwira umuntu ugiye gusura nzazana iki n'iki nzamara iminsi ntaramujya niba ari ufite sinimo guca abantu mu ngo z'abandi kabiri cyangwa gusurana cyangwa kugenderanira cyangwa kumva ntabwo uri kwica icyo ndi guca ndi kujya ahantu utavuze uzamara icyo
utababwiye mbere y'uko uza bakwiye ko bakabona ubituye ntabwo bikwiriye cyangwa no kubatwara igihe cyabo ushobora kubabarisha nabi nyine niba ari ibyo bijumba byabo ugasanga babikuye mu buryo rimwe na rimwe kugira ngo babigurishe bagure abantu bo mu cyaro bagira n'ubukungu ushobora kugurisha ibijumba bakagura umuceri kandi wenda ni Kigali. none se ntuzi ko mu muco baravuga ngo umushyitsi akoresha imbuto uwo mugani se urawuvuga none se uwo mugani urawunenga ushingiye ku ki ndawunenga kubera kubw'ubukene bw'abantu ubukene buriho wenda avuga ati nawunenga kubw'ubukene bw'abantu baba bafite ubukene ikindi ntabwo twakoze kugenda kuri ubu kuko urawunenga iki ikintu unenga ni uko abantu rimwe na rimwe baba mu ngo z'abantu atari ngombwa aririrwa mu rugo umugore kandi nawe yaba yashaka wenda angana uko akiga nawe uri kwitunga mu gihe atabashije kumva uburyo kuba mu nzu ukodesha bivuna ntabwo azamubona atavuze ntabwo azamubona kuvunika ashobora kuba avunika ahubwo wenda ariko si ko kuba mu rugo nawe umusore we ikintu cyose ugisaba ibyiza rero ni uko agenda agashaka niba aragakora iki se atagira akazi ubu se umwana wawe azagira nagira imyaka 25 arangije kwiga uzamwirukana wajya muri geto ajya muri geto uzamuhereje se ikintu uzamufasha gutangira kugira gato bwanjye ariko ntabwo ari neza uzamubona bamwigishije se aho azakura amafaranga ya geto kwiga ni kimwe kubona akazi ni ikindi ni ngombwa se bakora akazi iyo gukora none se nk'umubyeyi yihemba usibye kuba wenda bamwishyurira amashuri yihemba azi yinga bamuhaye gutangira ubuzima icyo gihe nzagushakira kuko ajya kuba muri geto ye niba ari amezi runaka mubwire igihe runaka zakuberezeho kuko ntabwo nzamwohereza nk'ihene n'inzitwite nzamwohereza kuko umwohereje noneho niba ari iyo nzu niba ari amezi abiri mwishyurire mu kwezi kwa gatatu uzemera ukazabara ko ari ku gitutu cy'ukwezi kwa gatatu azishyura none se ko mbasaba kimwe nakwibaza ngo umwana wohereje muri geto ni umusore usibye kuba umwishyuriye inzu ni kimwe ese iyo nzu azayibamo ate atarya atanywa wamuhaye amafaranga byibuze niba ari ibihumbi 200 wishyuremo amezi atatu ukavuga ati tangira wenda ubizunguze muri ubu buryo n'ubu ngubu urugo rw'abandi rw'abandi ushatse kuvuga iki ubu wamucukije yaba ari umugabo yashatse se none se kera kumeruka abana barabubakiraga bakanabakwera kera barabubakiraga umwana bakanamukwera urabyumva none se wowe usibye kumwishyurira geto ukamutanga nicyo kintu umuhaye isi umuhaye isi ngo yimenye byibuze yatahaga mu rugo agifite igitsure cy'ababyeyi ariko ntumukwereye uramwubakira kandi namweretse inzira ashobora kuzacamo akabiba kuko wamwishyuriye geto namwishyuriye gato wenda niba ari izo neza no kuba yashakisha akagenda agacuruza niba ari imyenda akayicuruza agomba kuyitwicaza no magana ya myenda bagufashamo 400 wenda akamuza 200 yamuhaye ejo bundi ashobora kwiteza atarinjiriye abifuje barakoye kuko batari bafite ababyeyi cyangwa wenda ntibanakoye none bashaka ko umwana wawe azikopesha ntabwo yakopesha kubera ko icyo gihe ko we si
simpamya ko agomba kwicara ariko azakora umwana agomba kwiga gukora akitunga ubundi umwana akwiye kwiga gukora ryari kwiga gukora umutungo aha urumva n'ubundi niba utarabimutoje byanze bikunze ntazagera gute ntazabimenya ubundi bagomba gushyira umva ahubwo ntekereza ko wabimwigishije akaba abizi ukanamubwira ko ku myaka 25 azaba akiteguye arabizi rwose ko uzamwita ubwo ibyo akora byose abikora abizi ko azamwirukana ni rwose uretse ko azi ko afite urugo rwe afite n'umuhondo n'urubuga ntabwo kwa kandi ubwo ngiye kuba umuzigo ku bandi ubu bizagenda bite rero nazajya ava kwa anti akagaruka oya agakomeza kuba mu muryango wose kwa anko none akavuga ati ngewe mama yaranyirukanye ntabwo birimo kuko ikintu kimuri mu mutwe ni ukwiga gukora ni ugukora agakora amafaranga ye yose kandi akiga no gusenga kuko uyu munsi kuko ubona amuhaye amafaranga 3,000 yo gutega bisi arabizi ko we njye wajya yanyereka akavuga ati uyu w'igihumbi agomba kukibika uburyo ejo bundi azambwira ati dore ishati y'igure n'ibindi yikoreye ntabwo azakomeza ntabwo azahembwa gutya muri icyo kiganiro tugiranye tugana ku musozo ni inama ki ugarutse ku muco n'ibi bihe tugezemo iby'iterambere bihuze ugira inama imutanga inama natanga ari abasura abasura bibabwire aho bagiye cyangwa umuntu runaka n'undi bafitanye gahunda ntibibabwire cyane nujya ahantu kare ntabwo muzamuhana ariko wageze kare aho nanjye ndasaba kongera ugahurira kuri saa twavugana kubera yuko igihe cumi na nyinshi kirahera turaziranwa n'igihe cyane ubwo rero bakora kubahana umuntu akubaha akageza mugenzi we niba ngusuye nkavuga ko nzaza kugira ngo ntazabangamira n'umutima wawe ntazabangamira amarangamutima yawe kugira ngo utazazaho nkanyanga kubera yuko uri umuntu utubahiriza ijambo cyangwa utakubaha kuko gusura utavuze gusura umuntu uhubutse bituma umuntu usuye urakoze cyane reka tugushimire cyane ndetse n'abadukurikiye mwese mwumvise ko rimwe na rimwe hajya habaho kominikasiyo mu buryo bwiza wenda mu rurimi rw'amahanga kugira ngo hatabaho kubangamirana birashoboka ko ushobora kujya gusura umuntu birashoboka ko waha umuntu gahunda n'ubundi buryo bwose ushobora kubonana n'abantu utigeze ubabwira bikababangamira ugasanga wamwiciye byinshi bitandukanye kandi nawe nta n'impamvu n'imwe yari ihari yo kumwicira gahunda murakoze cyane rero ku nama nziza mumaze guha abantu bazakurikira iki kiganiro komenti zanyu ni ingenzi ku biganiro mukenera ko uyu mubyeyi yazatuganiriraho mu gutaha sheya ndetse na subscribe nabyo ni ingenzi kuri twebwe musapotinga izi channel zacu kugira ngo mubashe gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi reka tubashimire cyane tunashimira umutumirwa wacu